n'Imana ntabwo bireka gukunda aho ngaho ibintu biri mu mugambi w'Imana ntabwo bireka gukunda uko byagenda kose yego message ngiye gutambutsa rero hari abagabo bari mu gihugu cya Amerika bari hanze bari mwabira bihugu byo hanze nyine by'abadesipora reka mvuga abadesipora muri rusange hari abadesipora hari ibigabo by'ibigoryi hakabaho n'abagabo b'abanyabwenge nicyo nshatse kuvuga yego hari ibigabo by'ibidesipora by'ibigoryi biri hariya muri Amerika byavuye mu Rwanda byavuye mu mpande n'impande zose biri kumara kubona bano bagore kuri za social media barangiza bakabahamagara ngo nibabereke ibitsina byabo ngo nibakuremo babereke za video ibitsina byabo. Imana yambwiye ngo igiye gukora umukwabo mwabiriya bihugu igiye gukuramo umukwabo biriya bigabo byagiye hanze bishonje nta bijya bifite byaragwaye amavunja none bimaze kurya bimaze guhaga bimaze kubona amadolari ntabwo bishaka gukizwa ntabwo bishaka kugira ngo amafaranga Imana yabahaye ngo bayakoreshe uko bikwiriye ko bashaka kuyakoreshereza mu burayi. Imana yambwiye ngo mbwira abo bagabo b'abadesipora bari kwiyandurisha ibyo by'ubwami bari kwiyandurisha ibyaha bari kwiyandurisha ubusambanyi ugahamagara umuntu ngo nakuremo ngo yambare ubusa ngakwereka mbese ibyo biba birakumarira. Imana yambwiye ngo irajije kunyura muri ibyo bihugu yambwiye ngo igiye kunyura muri iriya bihugu irajizanye uburakari budasanzwe. Imana iri kurizwa namwe kubera ibyaha bimaze kwigera Imana irarambiwe. Imana yambwiye ngo mwitonde mugarukire kwararira umuntu ariko mu gitondo impundu zikavuga. Niyo mpamvu uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana kugira ngo adufashe muri ibi bihe turebe ko twafasha abantu b'Imana ndetse kandi n'umurimo w'Imana. Uraho neza mutumishi? Ndashima Imana. Imana iracaturinze. Yego. Iracaturinze n'ukuri. Umeze neza? Tumeze neza turashima Imana cyane. Yego. Turashima Imana cyane. Reka ngusabe kugira ngo usuhuze abakunzi bacu ntabwo mwari muherukanye waherukaga ahangaha mu mezi nk'abiri ashize. Nukuri ndabaramukije mu izina rya Yesu amahoro y'Imana bari namwe aho muriherereye hose umugisha w'Imana ubabeho mu izina rya Yesu. Hari abantu batakuzi bakubonye bwa mbere ndagira ngo noneho uze kubibwira. Amazina yanjye nitwa Muhabonimana Claudine umukobwa w'ishyamba wa mukobwa ukunda kubasengera cyane mu butayu niwe wagarutse pe ni ukuri. Imana yantumbuye mu ishyamba mbabwiye umukozi w'Imana ndamubwira ngo rwose umukozi w'Imana nimba nta n'itike ufite haguruka ukarabe tugende tujye gutambuka mesaje kuko abantu muri iki gihe bamaze kumenyera Imana bagakabya. Imana bayifashe nka nyina bayifata nka se wabo bayifata nka se. Urangije urahaguruka uravuga utereka njyana ubutumwa bw'Imana. Ndangije ndahaguruka harabazi yuko mu ishamba duhora twambaye ibicukiro no mu ishamba Imana igeraho igatanga imyambaro mizima tukaza gutambutsa mesaje dusa neza nta kibazo. Ni ukuri uyu mwanya n'uwawe kugira ngo urafata mikoro gutya hari kugira ngo tuze kumvikana. Arega mu ishamba nta mikoro zibayo abanyamakuru namwe muje muraturenganya mu ishamba nta mikoro zibayo. Mu ishamba ni mu ishamba nyine haba hari ibyatsi turicara tukarandiriza atari nk'ubu ngubu bano bari kuza bagatereka amabuno garaje ibifu byaraje inda zaraje zaregutse bibagiwe imiziri y'ibijumba baryaga imyumbati baryaga bakarya n'umushoboro bawuguza bavuye kubiba mu kw'abandi. Ariko Imana iraje ko numva se uyu munsi Imana iri budukubite. Reka ngusabe kugira ngo banze usenge Imana. Mana turagushima uri data wa twese uri umukozi w'umuhanga ururangiza rwavunga Imana yihagije uri Imana twabonye twaburaye nta nkweto tugira nta myenda dufite uratwambika dusa neza ntabwo twagaragaraga. Izina ryawe nirihabwa icubahiro. Urakoze nyaguhora ku Imana kurabana natwe muri kiganiro kandi urakoze kubyumvishe ku bwa Yesu amen. Reka tukwakire kugira ngo utugezeho message Imana yaguhaye kutugezaho uyu munsi. Murakoze cyane. Yego. Murakoze cyane ni ukuri.
nshimye Imana cyane nimundenganye rega ibi bintu ntabwo tubizi tubimenyesha buze ibi bintu byamaze ibi bintu bya izi za mikoro mwagiye murahereza aba batumirwa banyu zimaze kubageza kure zimaze kubambika neza ariyo mpamvu bari kuza gukora ibibi kuza kwanduza kino kibuga kuza kwanduza abakozi b'Imana abakozi b'Imana batinze mu butayu kubera ziriya ngunzu ariko reka mbabwire Imana iraje ije nta mikino yego oya ntimundenganye mu kuri kw'Imana oya ariko biraza gukunda byanga bikunda biraza gukunda kubera yuko ibintu biri mu mugambi w'Imana byabaho ngaho yabashanye mwabira bihugu mushonje ntabyo mwagiraga nta mafaranga mwagiraga none mumaze kuyagira muri kuyakoresha ubusambanyi irongera irambwira ngo nimbwire aba bagore harimo bamamasharirene bamaze kwibagirwa ahantu Imana yabakuye imisatsi batangiye kuyiboha iby'Imana babitaye inyuma amabuno garaje bafite amabuno bari kurya Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ije guhura namwe ije kubakubita yambwiye ngo iraje kandi uyu mwaka ntabwo uri burangira mutari mwabona Imana ntabwo uyu mwaka uri burangira mutari mwayibona yambwiye ngo mwibuke aho Imana yabakuye mwibuke bya bihe mwari murimo mwahozemo irongera irambwira ngo mbwira aba abashumba bakomeye bo muri ADEPR harimo n'umushumba wacu irongera irambwira ngo nimbabwire ngo nimutareka imaze iminsi iri kubaburira ngo nimureke ibyaha muve mu byaha mwihanire ubusambanyi mwabugize karunguta noneho muri ADEPR mwashizeho n'itegeko ryo kuvuga ngo abantu muri ADEPR bemerewe kunywa inzoga ngo bemerewe gucuruza inzoga Imana yambwiye ngo nimutagarukira aho mugeze ije guhura namwe mwangunze umwe mwabisambo mwe ibifu bimaze kuza inda mwarazipanuye abakristo mubatindije mu butayu mwibagiwe amavunja mwari mugwaye ibirenge byarajayitse muribagiwe aka kanya Imana yambwiye ngo mbwira abantu ngo nimutinde ku dini rya ADEPR ako mutinde ku bariyoboye idini rya ADEPR ntacyo ritwaye ko mutinde ku bariyoboye aribo mutindaho mwireba ku madini idini rya ADEPR nta kibazo rifite ikibazo gifite mu bantu bariyoboye bari gukora ibyaha bari gusambana ariko Imana yambwiye ngo iraje Imana yambwiye ngo ije guheha yambwiye ngo ije kubakura ku buyobozi kubera yuko mumaze kurambirana ntabwo abanyamasengesho bari gusengera mu kuri no mu mwuka ntabwo abantu bakibahamagara ntibakibagirira icyizere kubera mwebwe mwabisambuye mutumije abana b'Imana badatambuka batinda mu butayu ubwo se uri kwambara iyo nkweto icitse ntabwo wasengaga ni ukubera biriya bisambo oya ndi kubona na kamera yawe itameze neza ari uguhengekereza za kamera ziri guhabwa ziriya ndaya ziri kuza muri iki kibuga ariko Imana yambwiye ngo iraje kamera nyinshi Imana ije kuziheha muri kuzirisha mukazikoresha ibibi cyokoze nabonye hari izimana isigaje zagiye zirakora neza hari izimana isigaje ziri gukora neza
ziri gukoreshereza abantu ubuvugizi, bakabona ubuvugizi, bakabona ubutabazi. Abataryamaga kuri za matera bakaziryamaho. Abakristo, abahanuzi, abahanuzi benshi, abahanuzi benshi bari gukurana n'izindi mbaraga. Yanyeretse abo bagore bakomeye bafite za social media, bafite za cano bari kuzikoresha, bafite za cano bari zamaze kuzamuka, ariko abo bagore nabonaga bari mu ishusho baraguye, ni indaya, babaye indaya. Imana yagiye irabagirira neza, irabazamura, bibagiwe aho Imana yabakuye. Ahiga Mama Sharirene, wibagiwe aho Imana yagukuye. Koko tuvugisha ukuri, umaze kwibagirwa, uri uwo gucogora. Imana yambwiye ngiraje, ariko ucogoye vuba. Hari abari mu butayu bari gusenga, mwicaye muri uyu mujyi wa Kigali, Imana ije kubateruramo. Uzi neza yuko yicaye muri uyu mujyi wa Kigali atarasenze, ataravuganye n'Imana, Imana ije kumukuramo. Abahanuzi benshi bafite amazu bibye, bafite imodokari bibye, bafite ibibanza batunze bibye. Imana yambwiye ngiraje, ije guhura namwe. Kubera ko ndavuze ngo Imana ije kubaha ama etaje, mugiye kuntera amabuye. Wantera amabuye nje nzavuga ko Imana yambwiye, sinzavuga ibyo itambwiye. Ibi bintu Imana yabimbwiye ifite uburakari budasanzwe, ariyo mpamvu nanjye nahagurutse mu burakari budasanzwe. Imana yabimbwiye ibabaye, muri gutatira inzira, muri gushaka amafaranga gusumba Imana. Amafaranga ni meza kuyashaka, ariko muyashakire mu nzira nziza. Mwiyashaka mwabeshe. Abadesipora benshi mwarababeshe ngo barapfa, ngo nibatange ibitambo barabitanga. Hari abantu bari muri Amerika bari kurizwa n'inyatsi, kubera mwebwe bagiye barabaha amafaranga, murangije muyajyana mu bapfumu, muyakoresha muyajyana mu bapfumu, mujya kuyaguramo imbaraga, none inyatsi zarabajeho, ntabwo bakibona amafaranga nk'uko bikwiriye. Abadesipora benshi babuze ubwenegihugu kubera mwebwe mwabahanuzi. Ariko Imana yambwiye ngiraje, Imana yambwiye ngiraje. Musengera mu kuri no mu mwuka, musengere kuko kera mwasengaga. Ibuka cagiye uri kurya ibidodoki, uri kurya ibidodoki bitagira na kamwe. Ibuka cagiye uri gusoroma imbwija. Imana yambwiye ngiraje, musengere mu kuri no mu mwuka, mukiranuke ku gato no ku kanini. Amafaranga mwe yarutisha Imana, amazu meza mwe yarutisha Imana. Imana igitanga amazu, dore ka mbabwire, Imana igiye kuzakura abantu. Hari abanyamasengesho bari gusengera mu kuri no mu mwuka. Imana igiye kuzabakura mu ntara iyo hirya, izi batuze muri uyu mujyi. Mwicaye mu mazu gataraganyu, Imana ije kuyabakuramo. Mwagiye murayiba, mwaragubatse murayiba, mwubaka amayeta, ariko Imana igiye kuyabakuramo. Mwagiye ko Imana idashaka. Nta munyamasengesho gisengera umurwayi ngo akire kubera ibyaha byanyu. Uyasengera umuntu avuye gusambana se agakira. Ariyo mpamvu Imana yagira nyereka hari amacano menshi. Mwebwe mukoraga abanyamakuru, mwebwe mukoranaga n'izitaga, hari cano nyinshi zitakirebwa kandi zararebwa. Ikibazo kiri he? Nagiye kubona mbona izo cano zitari kurebwa, nagiye kubona mbona hari abantu bagiye barazifatira, bagiye baragendera mu kigare, abantu baragenda barazifatira, barazizirika, bazijana mu bapfumu. Ariyo mpamvu mutakibona views. Mana yambwiye ngo nimusenge cyane, kuko ngo nimudasenga uruhahisho mwari muri guhahisha Imana igiye kurukuraho burundu. Mwasenga mugitangirira ibintu ko mwabiragizaga Imana, none mukamutagisenga byagenze gute? Mwabaye muke, mumaze guhaga.
karangiza mukaririmba ngo tuzajya mu ijuru kureba, uzajya kubareba se gute? Uvuye gusambana uri umusambanyi, uri umushumba, uri gufata udukobwa ku ngufu, uri gusohokana abakobwa Gisenyi ku mazi, amafaranga garaje, uri kwambara reka mbabwire, Imana yambwiye ngo mbibutse cagiye nta nkweto mufite, ngo mbibutse cagiye nta nkweto mufite, mwambaraga ibirenge, imyate zaraje, none buno akarenge kamaze kunyerera, uri kwambara supuresi y'ibihumbi 100, ukambara congo y'ibihumbi 100. Imana yambwiye ngo irajije kubakenyuruza. Imana iri kutwandikira mu shamba, ni ukuri kw'Imana iri kudusanga mu shamba, none se twambaye nabi tuvugisha ukuri? Oya erega tujye turabyiza abantu no mu shamba Imana igerayo. Yego, hari abantu bari kuza kuyizicaro rero bakaza bambaye bucwambagure ngo abadesipora ngo nibabona baraba. Nimba ufite akenda kazima atambutsa message usa neza, umudesipora natekereza kukuremera arakuremera. Imana itakuremeye nta wakuremera nshuti yanje. Twasenze nta biryo dufite, Imana ikagira tugaburira mu ishamba. Uyu musaza warabizi natangiye gusengana nabo mfite imyaka 3. Ndasamuka ngenda ndakura nkajya n'ababwira ibyo Imana izabakorera, bamwe barabifite arabizi, uyu nawe ni umugabo kubihamya. Kandi mwebwe muri kwishira hejuru, Imana yabatujije muri uyu mujyi mufite amazu meza, ntabwo mushaka. Imana ije kuyarindimura, nimushake mukizwe ku gato no ku kanini. Murakoze cyane. urakoze cyane ku butumwa bwiza utanze, burakomeye cyane. Habonetsemo n'amazina, abo bantu rero nibo bo kwisubiraho bakamenya gukora ibyo Imana ishaka. Umuntu yakwifuza rero gusengana nawe cyangwa kuvugana nawe, tambutse nimero ya telefone. 0789298211 urakoze cyane wowe wari uri kumwe natwe. Niba utarakora subscribe, reka tubwire ukore subscribe, sharing ibiganiro, wandikira muri komanteri, tujye tubana uko bwije n'uko bukeye. Mukozi w'Imana, reka tugushimire. Yego murakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Kuri murakoze.